ntawe wabivuga ngo abirangize. Ntawe wabivuga ngo abirangize, ariko byose ni byiza kandi byose birubaka. Ndashimira Gratien na Françoise, Imana ibaha umugisha, kandi Imana iha umugisha Communauté de l'Emmanuel ku ruhare runini rwo kubaka umuryango, kubaka abantu muri kino gihugu. Dufitemo inshuti nyinshi, tuganira na benshi bafashijwe n'umuryango. Imana ibaha umugisha. Imana yo yatwongeye na Iberi arimo arubaka umuryango. Imana umugisha. Ntabwo umuntu yubaka umuryango cyangwa ugirira ishyaka kuko ibyo byatungana byose, oya, ariko Imana igushyiramo uwo mutima cyangwa cyiza gikomoka mu muryango, ukumva wifuje kukibwira abandi. Turashimira rero n'ababyeyi Padiri na Masera, Imana ibaha umugisha. Nitwa Hortense Mazimpaka nk'uko babivuze, ndi umubyeyi mfite abakobwa n'abahungu bamaze gukura. Imfura yanjye yuje imyaka 28, bucura bwanjye yuje 21, maze iminsi mo ndagenda menyera nubwo bitamenyerwa, ahora yiga, ariko nabo ubuntu bw'Imana bigenda birusha. Iyo Satani nyine atabisambuye cyangwa ngo natwe wa mugambi twatangiye batwigisha tuwutakaze, ni ukuri bigenda birushaho kuba byiza. Mugenda mumenyana, mukagenda mumenya ibyahinduka, mukagenda mumenya ibitahinduka. Hari abantu bazi ibintu bitahinduka ukaba warifuje ko ahinduka kuri icyo kintu kandi utari Imana ngo urahindura, ariko ukamenya ko ibi bizahinduka ukabyenjoyinga. Iyo Imana iza kuturema tumeze kimwe neza nk'abo twashakanye, hari ibintu byinshi tutari buzagereho. Tuzana rwose dutandukanye kugira ngo twuzuzanye. Rero Imana ibaha umugisha kuba muhaye agaciro umuryango. N'abantu bakiri bake bashobora gutanga umwanya wabo bakumva ko ibintu ari iby'ingenzi. Baba bumva dushaka amafaranga tujye mu bindi, dusohoke kandi nanone tukongera tukamera nk'abatasohotse kuko twagiye ntitwanaganira, bikaba ari ibintu biri aho gusa bicishe hejuru. Kubona umuntu bihaye agaciro hanze bikunze, biba bigaragara ko uwo muntu azi umumaro w'umuryango. Ikindi navuga nk'umubyeyi wenda nuko dukwiriye kenshi gashoboka, kuko niyo utize ikintu gishyashya, kuko mu by'ukuri ibintu baba batubwira tuba dusanzwe tubizi, ariko bakabivuga mu buryo bwiza Imana yabisize. Ariko hari ukuntu uba refreshed muri wowe, kumva urakosotse, kumva urashaka gusaba imbabazi mugenzi wawe, ubu murasohoka hano muryohewe bikomeye. Abataheruka gufatana mu ntoki bazinyereragamo bakazikuramo bakazishyira mu mufuka ngo Gracie yatubwiye mwongere muzifatane, hari ukuntu bihembura urukundo rwanyu, ibintu rwose bikaryoha. Rero Imana ibahere umugisha. Amagambo nifuza ko tuganiraho, naganiriyeho na Jean Baptiste, aravuga ngo umuryango ubayeho kandi ubanye gikristo. Ubayeho naragakunze cyane rero, uko ari umuryango buri ariko utariho. Rero umuryango ubayeho, nimba ari byo nikuriyemo, nimba ari byo yashaka kumbwira, ariko ngera ibyo nikuriyemo. Umuryango ubayeho ukabanza nyine ukabaho kandi ukabana gikristo. Rero iyo hajemo gikristo n'ukuri biratworohera. Ngiye nsigaye mvuga ngo sigaye mbura ikintu mbwira abantu batubakanye n'Imana. None se uramubwira ngo nihangane, kwihangana gukure hehe? Uramubwira ngo nareke ngo nakunda umugore we byiteka, ngo ni nawe akunda umugabo we byiteka, abikure hehe? Abikure hehe n'abakobwa beza bavuka buri munsi? Abikure hehe n'abagabo beza bafite amafaranga bahari? Abikure hehe n'ibibazo byuze? Inuko Imana ivuyemo ibintu bitabinanirana. Sizi niba nawe mwarabibonye. Uramubwira se ngo agomba ngo kubaka ngo nakaramata gute se? Avuga ati ntabwo nabasha kumwihanganira, njyewe ndagiye ndumva kuba ukwanjye ari byo bimpaye amahoro. None iyo Imana ivuyemo rero uhita nukuri buri kintu uvuga, uhita ubura ikintu uhereza umuntu kandi ko kuramwumva. Itumubwira tubwira nimujye mu miryango, nimarangiza mujye muri RIB, nimarangiza mujye muri polisi, nta kundi nakugenza. Ariko iyo tuvuze umuryango ubayeho ariko mu buryo bwa gikristo, byibuze Imana fondasiyo ya byose ibijemo, icyo gihe rero tujya inama zijyana n'ubundi ku Mana kandi birakunda. Imana ibishimirwe. Umurongo nsoma bwa mbere uri mu Galatia 6:7, haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Birasekeje, bimeze nkaho nko kwinegura, sinzi ko nabivuga, ariko ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Biratangaje uburyo dushaka gusarura ibyiza mu muryango tutarabibibyemo. Batubwiye gatoya ku muryango wa Rugamba Cyprien, uburyo tubazi twumvaga ko batigeze bashwana. Buriya mbese Padiri Radutu, sinzi namwe mubizi, ariko ngende mbese Padiri Ndungu. Ariko n'ubwo bagize iminsi yo kongera kubiba ibyiza, bahinduka umuryango wifuzwa tukivuga batakiriho nyuma y'imyaka myinshi. Rero rwose biba ari ubupfapfa gutegereza gusarura urukundo rwinshi, gusarura ukundwa, gusarura ibyiza nta ruhare nagize rwo kubiba. Nk'uko tudashobora kwicara imbere y'umurima w'ibishyimbo tutateye nako imbere y'umurima ngo tuvuge ngo nzasarura amezi 3 nashira, gute se nta kintu byaba ari ubupfapfa. Ariko biratangaje ko iyo tugeze mu muryango twumva atari ubupfapfa gutegereza icyiza tutabibye, ariko nuko bisa.
n'ubupfapfa bungana no kwicara imbere y'umurima ntacyo wawukozeho ukazategereza gusarura. N'umuryango rero ubu tuba turi hano turimo tubiba, turimo twishakamo ibyiza, turimo twigana ku bandi, hanyuma n'ukuri igihe iyo kigeze turabisarurira. Ikindi ntabwo watera imbuto mbi cyangwa utegereze kuzasarura ikindi. Niba nabibye ibigori, nzasarura ibigori, ntabwo nzasarura igiti cy'avoka. Ni bisanzwe. Ibyo tubiba mu bo twashakanye, ibyo tubiba mu rugo rwacu bizatugarukira. Kandi murabizi iyo umuntu agiye gusarura bigaruka bigize gute? Byikubye. Iyo ari ibibi biza byikubye inshuro nyinshi, n'ibyiza nabyo bikaza byikubye. Ikintu gitangaje rero nuko ibyiza iteka bisaba kubagarirwa. Muzareba umurima iyo wawuhinze cyangwa muri jardin yawe ugatinda gutera ibyatsi n'indabo, hamera iki? Hamera urwiri, hamera ibintu bibi buriya bivaye. Se biba byibitse mu butaka ariko urwiri ruramera. Ariko nta pasiparume ikase neza izimeza, ntibibaho. Nta karabyo keza k'umutuku cyangwa ka pinki cyangwa k'umuhondo kazimeza, byose byo biraterwa. Urugo rwacu rero nta rukozemo ibyo ntumenya. Hari tubitsemo kuko nyine umuntu waguye babivugaga ibi bintu umenya ahantu bivuye. Wari wabyuka nta kintu cyangwa n'inyenyeri nyine bibaho, ukumva ari ukuntu ushaririwe, ukumva ushaka umuntu ukuvugisha. Buriya bintu tubikurahe. Nubwo umuntu yigirana amakimbirane nawe ubwe wenyine, nta muntu urazamo. Rero uwo muntu umeze gutya tutamubye mu ibyiza ntago twazamushobora. Imana ishimwe cyane. Impamvu rero tuvugamo Imana muri byose nuko urugo rwishimye ryuzuye, urugo rumeze neza, urugo ruriho ntago rushoboka mu bantu batimitse Imana mu mitima yabo. Urugo rwa Kinyarwanda rurashoboka, murabizi ubupfura ubundi cyangwa inyangamugayo, nkoresha inyangamugayo baza kunkosora nkabyica. Inyangamugayo uko mbyumva ntabwo ndangaye, ariko aho mutareba se mu mutima wanjye ko mutahabona niho uzuramo ibintu by'imigayo muzabibwirwa n'iki. Nuvuga ngo inyangamugayo y'umunyarwanda ishobora kubaka urugo rwose rugereranyije, bagasazana, niko ba mama byagenze, abandi bantu benshi bigenda, ariko atari urugo rwiza cyane. Urugo rwiza cyane rushoboka gusa ku mugabo wahuye n'Imana no ku mugore wahuye n'Imana. Ibindi kwihangana kwinshi, ibindi bibamo kurenzaho, ibindi murabizi ko turi Abanyarwanda, muzi uburyo tuzi gutwikira, ukabitwikira ukaba wari warakaye mutavuga n'abashyitsi bakwinjira mugahita museka, bamara kugenda mugahita musubira mu byanyu, kandi birabanguka muhita mujya mukaraka. Uriya mujinya umuntu aswitchinga on na off bigenda bite? Ariko uru rugo rwiza rwose rushoboka ahantu umugabo acometse ku Mana n'umugore acometse ku Mana. Ibindi bibamo Kinyarwanda nacyo ntabwo ari kibi, ikibabaje nuko nacyo turimo tugitakaza. Bibamo kugira ababyeyi tuzajya kubaza nubwo baba tubaha Imana ariko bafite umuco wa Kinyarwanda bakatugira inama bati bana mwihangane. Ibyo rero nabyo turagenda tubitakaza. Ngewe ngo ibyiringiro bisigaye ni umuntu uvuga ngo nzubaka nk'uko Imana yageneye umugabo, n'umugore uvuga ati nzubaka nk'uko Imana yageneye umugore. Abo bantu bazahura kandi bazatsinda. Icyongereza kiraje ko ndenda kuvuga Icyongereza sinzi aho kibangu. Bazatsinda the test of time. Nuvuga ngo igihe ibigeragezo by'igihe bazabitsinda kuko bubashye Imana kandi bashaka kubaka nk'uko Imana ibishaka. Imana itugirire neza. Nta kuganduka kudashirayo umugore yashobora, nta gukunda umugore umugabo yashobora byiteka by'imyaka 80 cyangwa 100 muzamara, ntabyo yashobora atabihawe n'Imana, bidakomotse muri Kristo ngo bice muri we. Imana nishimwe cyane. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 19 ndakoresha umurongo wa 5 manuke ngeze ku murongo wa 11. Nasanze nta manuwele nziza y'urugo nka Bibiliya. Abahanga barandika kandi baranditse pari ibintu usoma nk'umuntu yanditswe avuga ati Imana ubu bwenge kuko yabukuye hehe, ariko nta manuwele nziza yageza aha Bibiliya kubijyanye n'ibice by'ubuzima. Haravuga ngo ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Iyo tuvuga ngo Imana yateranyije hamwe ni ubumwe bwinjiranyemo, ni ubumwe bwinjiranyemo buri batashobora gutandukana. N'Imana yarageneye umugore n'umugabo. Nagaruko kuko ushobora kugira kolege tubwirana byose, nshobora kugira inshuti yanjye tubwirana byose, nshobora kugira mama wanjye dukundana, nshobora kugira umuvandimwe dukundana, nshobora kugira tujya tugira abakristo bakadukunda, nshobora kugira pasiteri cyangwa padiri ukunda, ariko uku kwinjiranamo indani ni umugisha w'igitangaza Imana yageneye abagore n'abagabo abashakanye bonyine.
ibi bintu nta handi hantu biba. Ibi bintu byenda kugereranywa n'ubumana cyangwa se n'ubufatanye buri mu bumana, ubutatu butagatifu. Buriya bufatanye kuri kwinjirana mutatandukanya roho mutagatifu na Yezu n'Imana. Muzi ko ari kiriya kigereranyo bongeye gushyira hagati y'umugore n'umugabo. Murumva ko Imana yari yatwizeye ikaduha ibintu byiza, niyo mpamvu umwanzi abyanga. Ariko uko guhinduka umwe naho ngaho byaganaga. Niyo mpamvu umugabo wawe n'umugore wawe ntiyagombye kugira ibye. Ni amakosa ye, ni amafuti ye, ni wowe watworesheje nabi umutungo. Ubwo ni wowe kuko ari hehe? Muri wowe mwinjiranyemo. Iyo mwabikemuye mwinjiranyemo burya birakemuka bigakunda. Iyo hatabayeho kurebana no gutungana agatoki nk'uko byagenze mu busitani bwa Edeni, burya ibintu birakemuka, burya ibintu birakosoreka, kuko niko Imana yari yarabigennye. Ku murongo wa 7 mwibuke ko iyi nkuru ni Yesu arimo gusobanurira abari kumwe nawe. Ku murongo wa 7 baramubaza bati, niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko? Kuko yari yamaze kumubwira ibyo kudatandukana no gufatamo. None amaze ati, niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Yesu arabasubiza ati, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze gutyo. Muri make iyo haje ibintu byo gusenya, umwe akagiriye undi akagira, cyangwa bagasenya bari mu nzu. Ntimuzi ko abantu basenya bari mu nzu se? Bagasenya bari no mu cyumba kimwe. Ariko mu mugambi w'Imana ntabwo byari birimo. Imana ishimwe cyane. Imana ibaho umugisha abakozi b'Imana. Mose yabemereye gusenda kubera ko bari bafite imitima igize gute? Inangiwe. Ni ukuvuga ngo imitima inangiwe niyo mitima iba itacyumva inama, niyo mitima itorohera gukosoreka, niyo mitima bitoroheye guhana imbabazi. Ariko imitima itanangiwe burya yagira imbaraga z'ubumana zakwihanganira no kubabarira buri kintu cyose. Burya Yesu yatubabariye ibintu byinshi cyane, ku buryo twagombye natwe kwibuka gutanga imbabazi ku bana. Ariko imitima yanangiwe, gusenda no gutandukana uravuga uti ntibibaho, sinzamubabarira, ntibibaho, arananiye. Ariko uzajye wibwiza ukuri, nubwo ibyo ngibyo bitazaba kuri twebwe, ariko tugiye kumenya ngo ni umutima unangiwe. Nicyo gisubizo Yesu yabahaye. Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye. Ku murongo wa 9 arakomeje ngo, ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azabasambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe abasambanye. Uyu ni umurongo akenshi abantu bakoresha bavuga ngo biremewe rero ubwo ko namuta. Ahandi hantu Petero yaravuze, ni Petero wavuze ngo mbabarire umuntu woshereje ngo mubabarire kangahe? Inshuro 7 harya 77 ni igisubizo Yesu yamuhaye. Uwasambanye ngewe mvuga ko nawe atari wo kujugunya. Uwo ni iki? Niba Bibiliya ivuga ngo uretse umuhora gusambana, urundi ruhande Bibiliya ikongera ikavuga ngo bababariye 7 inshuro 70, ibyo bintu bishobora guhuzwa urugo rukongera rukabaho. Murantera amabuye. Imana nishimwe cyane. Umva none uko nabigishwa be bahise bamubwira, birashimishije. Ngo abigishwa baramubwira bati, iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora noneho kurongora si byiza. Mwumvise igisubizo? Bamaze kumva Yesu yabihanitse, birakomeye cyane, bahita bafata umwanzuro. Baravuga ati, kumva rero iby'umugabo n'umugore niba ari uko bimeze, nta bintu byo gutandukana, ari ibintu by'akaramata, bafashe umwanzuro ngo noneho kurongora si byiza, ubwo mbese tugire tubyihorere. Yego, njyewe nanjye mpita ngo yego, kurongora si byiza ku muntu utiteguye kubaka no kurinda umuryango we, umuntu utiteguye gukora whatever it takes ngo yubake umuryango wishimye, umuntu utiteguye, umusore ugiye kwiyangaje n'umukobwa bagiye kwiyangaje, bamaze gushaka bamaze gushaka barabirangije. Katwongere tugaruke, mwongere mu nkurikire, biraryoha gukurikirwa iyo umuntu arimo kuvuga bikabangamiye umuntu adakurikirwe. Reka tugaruke, nubwo gutegura bivunanye biba ari ngombwa. Navuga ngo nkurikije no murongo ngo si byiza utiteguye gukora igisabwa cyose ngo arinde umuryango we, umuntu utiteguye gukora igisabwa cyose ngo azabanire umugore cyangwa umugabo Imana imuhaye neza. Ibyiza kuri we nuko atagira gute, hatarongora, kuko agiye guteza imibabaro y'akaga. Ibyiza kuri we nuko yaguma wenyine. Imana ishimwe cyane. Impamvu atari byiza ko uyu muntu yarongora ni iki? Nuko uwo muntu azahinduka uwongera imibabaro mu isi. Bikomeye inzi zikaze ziri mu mutima abantu bagendana mu isi yose
haba abazungu, ibikomere bikomeye abantu bikoreye byose bikomoka mu muryango. Narabibonye iyo mu muryango nta bikomere biriyo, ibyo mu isi turabijera. Wabaye mubi, umuturanyi wangoye, nyirinzu wangoye, ibindi bintu tubasha ku. Ariko iyo umuntu agiye kwinjira mu rushako atiyemeje gukurikira aya mahame y'Imana, ubundi byamubera byiza nuko atarongora, kuko niba agiye kurongora agiye kongera imibabaro mu isi, imibabaro ku bana babyara, imibabaro ku mugore n'umugabo bakanye, imiruho myinshi, ayo marira menshi numvise muri kino gihugu iteka ashingiye ku mugore n'umugabo. Biteye agahinda, birababaje. Niyo mpamvu twebwe abashyize umuryango ku mutima, niyo mpamvu mwebwe abashyize ku umuryango ku mutima dukwiriye kubikomeraho cyane, kuko ndimo ndibaza ngewe uko ndeba ibintu hazaba dushake abantu mbese bajye baba nko gutoragura zahabu. Umuryango umuntu yareberaho bijye biba nko gutoragura zahabu. Niyo mpamvu dufite inshingano yo gukomera ku miryango yacu twebwe. Ntabwo muri hano kuko imiryango yanyu yarembye, kuko abarembye ntibari hano, ntibanazana bazana se abarembye ntibari hano. Ariko twebwe cyangwa mwebwe mufite uko mumeze, nimukomere kuri kuko kirakenewe. Hari barumuna banyu babareberaho, hari na message. Naravuze ngo buri gatanya na buri kubana neza kose bifite message bitanga, atari no ku bantu batuzi gusa. Buri gihe mugore kuri bya bintu bikitureba kuri YouTube, iyo mu murenge mujye mubona abantu bashwanyira mu murenge bagiye gusezerana bagashwanira hariya, buriya iriya bari message yambutse. N'undi muntu wari wihanganiye ahantu, n'undi muntu bagahita avuga ngo nta gaciro bifite. Iyi ari y'abasenya mu Rwanda izamuka, burya bifite message, bifite ijwi. Rero n'undi muntu wari uhagaze anavuga ati n'abandi babivuyemo, sinjye wa mbere sinjye wa nyuma, bigatuma umuryango usigara ukomeye. Murumva nshuti z'Imana, kubaka neza kwawe rero nako gufite message. Uriya muntu utiteguye kwitanga ku gishoboka cyose ngo yubake umuryango we, aba byiza nuko atarongora nk'uko abigishwa bavuze. Yesu nawe arababwira ati kuri 11, kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Ngo abigishwa baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza. Nawe arababwira ati bose ntibabasha kwemera iryo jambo ry'akaramata, iryo jambo ryo kugumana, iryo jambo ryo kudasendana, ntibabasha kubyemera keretse ababihawe. Niyo mpamvu abantu bagombye gushakana, nubwo rimwe na rimwe bipfa, ndetse harimo n'ibirimo gutambuka mu mategeko mwabibonye, ariko ubundi abantu bagombye gushakana bagombye kuba by'ubuzima, sibyo? Bari macu bafite akantu k'agatege mu bwenge ahantu bamaze kugera, ku buryo byibuza bazi ikintu bagiyemo, ari ikintu cyo gukina. Sibyo nshuti z'Imana? Imana itugirire neza. Twabishaka rero cyangwa twabihakana, uwo mwashakanye azaba source, azaba isoko ya trouble cyangwa isoko ya blessing. Uwo mwashakanye wakwiza, wakanura, nakwiga cyane nka minuza, wakwiga cyane, uwo mwashakanye azaba isoko y'umugisha ufite cyangwa isoko y'ibibazo ufite. Hari umuntu watwirarira akavuga ati iyo natonganye na madamu cyangwa na Messi ngere bakora akazi neza, ntibibaho. Uragenda n'ibyo usanzwe uzi ukajya wibagirwa ko babikora genda. Rero uwo mwashakanye azaba isoko y'umugisha, ibindi byose bikurikiraho, cyangwa bisoko y'ibibazo bindi uzakurikizaho. None ibaze mu mutima, wowe uri isoko y'iki? Uwo mwashakanye isoko y'umugisha, isoko y'umuruho afite, ariko abo ntibari hano. Abo ntibari hano. Imana nishimye. Bibiliya iravuga mu Migani 12:4 ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu magufwa. Iri jambo rirababaje. Uzi ikimungu? Ikimungu ni ikintu kikurya abantu batareba kandi utari bunishimye. Utari bwishime nako nongeyeho. None Bibiliya yatubwiye ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, mu yandi magambo muhindukiye umugisha, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa. Ikimungu, iri jambo ndisoma naravuze ngo ryandikiwe Abanyarwanda. Ni ikintu kikuri imbere. Muri Abanyarwanda tuzi kuribwa mw'imbere, niyo mpamvu twageze aho twicana kandi twahanaga amazi imbere. Tuzi gupfira mw'imbere. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe ubukwe bwacu utamenya niba ari ubukwe cyangwa ari ikiriyo, tuba tudaseka, tuba tumeze kimwe. Kandi niyo twapfushije umuntu dukunda hari igihe tutarira. Ikimungu. Utaha ubukwe ugakomeza ujya kwa nyoko bukwe, undi akajya kwa se bukwe, bimeze. Niyo mpamvu umuntu ubona na couple bakubwira ngo baratandukanye guteze. Kweje ubundi twari kumwe na bara mahoro kubera ko turi iki Abanyarwanda. Uyu murongo rero wagira ngo wandikiwe Abanyarwanda. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, nuvuga ngo ahinduka icyubahiro ku mugabo we, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa ye.
dushatse rero na hariya twashyiramo umugabo ibizonza abagore cyane cyane mu migani, ariko dushatse twashyiramo n'umugabo, umugabo w'ikibazo yaratuzonze pe, niba ariko nta mwanditsi w'umugore urimo umugabo wabera umugore we iki kibazo nawe amubera ikimungu. Kandi abagore hari ukuntu, ariko n'abagabo barabishoboye, hari ukuntu abagore nabo bazi kubika gupfa. Nganire n'abadamu benshi bagiye badevelopa indwara z'umubabaro, umuntu akarwara pressure, umuntu akarwara diabete, umuntu agasaza imburagihe. Njyewe hari couple nari nzi bari barakundanye ari batoya, bari muri university, bari ku kigero kimwe cy'imyaka, bira bintu bakuntu biri ngo ari friend wawe, ariko umugabo ajya mu busambanyi bwinshi arashisha. None nkabona uko mbabonye bari kumwe n'umugore, ngasanga umugore yarijimye mu maso, bari bashakanye ari bato, ariko umuntu umugore yarahindutse, kuko ntarinzi iby'umugabo abamo, ntarinzi amakuru yabo, ariko menya nibaza uyu mugore yabaye, umugore yatakaje kurabagirana, umugore yatakaje umunezero, none asigaye areba nabi. Byaje kurangira batandukanye, ariko buriya ikimungu cyagutera indwara abantu batareba, byarangiye batandukanye. Ariko nyuma y'imyaka maze kumenya, nasanze umugore waciwe inyuma, by'abagabo simbizi kubera ko nyine ntari umugabo ariko umugore waciwe inyuma agira gutya akanga abagore bose, akagira ngo abagore bose ni inshuti z'umugabo we. Muri make abagore bakiri hirya ahita barakarira. Murumva ikimungu, Imana kibiturinde mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Uri isoko y'ikirero kuwo mwashakanye. Reka kiriho dutatu nifuza kuvuga twatubera wenda ikidushoboza kubaka uyu muryango uriho kandi ubanye mu buryo Imana ishaka. Akantu nagize akambere ni ukwakira uwo mwashakanye nk'impano nziza Imana yaguhaye. Uwo mwashakanye ni gift, ni kado Imana yaguhaye. Iyo ugize umugisha ikintu kigatura mu mutima wawe, uzahita uhindura uburyo mufata. Imana ibidushye n'abari babifite itwongere, sibyo bibe byinshi. Kwakira uwo mwashakanye nk'impano nziza y'Imana. Mu Itangiriro 2:18 ngeze kuri 24 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Mwumvise igitekerezo cyaravuye kwande? Kwa Nyagasani, ku Mana umuremyi w'ijuru n'isi. Niyo mpamvu tubyita impano nziza, kuko ni Imana yarebye ibintu byose byari byiza byaremwe. Adamu yabyise amazina, ibintu bimeze neza, zahabu ihari, ubusitani bumeze neza, ariko Imana ubwayo mu bumana bwayo, nanjye vuga ngo mu bushishozi n'ubw'abantu, mu bumana bwayo, ngo Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muhe gift, reka muhe impano imukwiriye. Ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko umuntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Umuntu yise amatungo, birakomeza ku murongo wa 21, ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukura urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Murabizi ko yahise ahinduka umusizi. 23 aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Urebe neza ko Adamu atigeze yiplenya cyangwa arakazwa n'ikintu Imana ikoze. Yakiriye iyo mpano nziza y'igitanga n'Imana. Ntigeze avuga ati uyu se kandi avuye hehe, uyu se kandi aje kuncura imbuto zo mu bustani. Ntibyari ikibazo, byari impano. Arayakira, ahita amubwira n'imitoma nyinshi kandi myiza, kuko yakiriye impano ivuye. Ishusho dufite mu kigendanye n'umuryango kuwo twashakanye izagena uburyo tumwitaho, izagena uburyo tumurejecta, izagena, murabizi ibyo tumaze gutondekanya, izagena umwanya azafata muri iriya liste bitewe n'uburyo twamwakiriye. Umugore wawe, umugabo wawe ni impano yavuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Fata akanya rero gatoya wibaze ukuntu wakwakira byuzuye muri bwa bumwe muribuka kwa gufatanywa, uburyo wakwakira iyo mpano yavuye ku Mana, uburyo wayakira byuzuye ukanezezwa nayo. Tekereza kandi ku bintu bizana distance hagati yanyu. Nivuga distance ntabwo ari distance iri physique gusa, umwe ngo ature kure, kuko iyo abantu begeranye mu mutima niyo byabaye ngombwa ko bajya kure bakomeza begeranye. Mwarabibonye?
ntabwo babura uburyo bwo kwegerana, ariko hari igihe mutandukana kandi muri mu nzu imwe. Imana ishimwe cyane. Iyo namenyera ko ari impano yavuye ku Mana, bituma nita ku bintu byose byazana distance cyangwa gutandukana, kwigizanyayo, kuba independent. Ntabwo umugore n'umugabo bagenewe kuba umwe afite independence. Ushobora kuzana amafaranga nawe akayazana, ariko ntibikwiriye kurema ikidutandukanya, ahubwo bikwiriye kurema ikiduhuza. Imana ishimwe cyane. Dufata akanya katekereza ku ingaruka zizanwa no kutakira uwo twashakanye mu buryo bwuzuye, kutamwakira mu buryo bwuzuye. Iyo ntamwakire mu buryo bwuzuye, mpora nshaka kumukosora no kumuhindura, hajya havukaho n'ikindi kintu cyo kumukompara, kumugereranya n'undi muntu mukorana ubona ari douce, akora ibintu neza, yuri boss aguseriva neza. Umugore wawe n'umugore wawe ntabwo ari wawe cyangwa undi mugabo uri cool gufungurira umuryango muhuriye ku kazi, ugahita umugereranya n'umugabo wawe. Akantu ko kugereranya rero kavuka mu mitima yacu iyo tutarinze kumenya ko ari impano nahawe n'Uwiteka. Ntabwo ruba rwiza, tukiri muri kano, ntabwo urugo ruba rwiza kuko washakanye na nta makemwa. Ese ubundi babaho? Ba nta makemwa babaho? Abantu batagira inenge babaho? Wowe ufite yawe ziranyuzuye. Ntabwo rero urugo ruzagirwa rwiza nuko twashakanye na nta makemwa. Ahubwo nuko nakira impano y'Imana kuwo twashakanye, hanyuma nkagira uruhare mu guhinduka kwanjye, nkagira uruhare mu kumushyigikira mu kuba mwiza, ariko ntabwo urugo ruzaba rwiza kubera ko umuntu ari nta makemwa. Hari n'igihe twibeshya ko tugakunda ibintu bimeze kimwe, preferences zacu zikaba zimwe, aribyo byaba byiza. Ariko nasanze Imana itangaje ku buryo mu budasa bwacu ariho twubakiranamo ibintu bizima. Imana ishimwe cyane. Tukiri aha ngaha, ufata akanya ureba ahantu utakiriye mu buryo bwuzuye uwo mwashakanye, aho warejectinze, aho warejese uwo ari we, ukabitekerezaho gatoya, ukibaza ahantu ntamwakiriye mu buryo bwuzuye. Ko tutenda kuguranisha ko turi abakristo, ibidufasha kandi bitugira umumaro ni ukumwakira wese. Umubano urakura, abantu barakosoka. Ikindi, abantu bashakana nk'uko iriya couple yatubwiraga, twigira ku bana bacu ba mbere, ukamwigiraho kurera, ariko si kwigira ku muntu. Muri laboratoire bigira ku mbeba, bakigira ku biki, ariko twe twigira kurera ku bantu. No kwiga kuba umugore rero tubyiga twarugezemo, nta hantu babanza kubyiga. Uwo wese ni ntamwihanganira, ndashaka ko azari umugore uri fini wamaze gukorwa, ndashaka ko azari umugabo wamaze gukorwa kandi ari umusore. Yewe ashobora no papa we, ashobora no kuva ku muryango mwiza, ariko ni ibintu umuntu yigira ku giti cye bitakunda, ariko uko kwakira impano yavuye ku Mana bizanshoboza. Ariho dufata akanya ko kwibaza niba hari ahantu ntakiriyo twashakanye mu buryo bwuzuye, mbona nshaka kumuhindura no kumukosora. Kandi igihe kintu nabonye Imana ikora, hantu tuba twifuza ko uwo twashakanye kosoreka. Mwabonye ko iyo Imana ikoze umurimo muri twebwe akaba ari twe dukosoreka, ko bya bintu biba byiza. Nibwo ibintu biba byiza, nabwo bigira umusaruro. Aha rero umutima akizi icyo kintu ko uri kimukosoraho, wamusaba imbabazi. Atakizi ari ikintu urwana nacyo mu mutima wawe, wasaba Imana imbabazi, mbabarira ko ntakiriye mu buryo bwuzuye impano wampaye. Hanyuma uyu munsi nige guhobera impano yavuye ku Mana, nige kumenya ko atagira ingurane, nige kumenya ko atagira undi basa, nige kumenya ko ntamugereranya n'undi muntu uwo ari we wese, kuko ni impano yavuye mu ijuru. Ni Imana yavuze ngo si umuntu aba nyine. Guhindura umubano wawe n'uwo mwashakanye icy'ingenzi kuruta ibindi bintu byose. Hari igihe umuntu avuga iki kintu akavuga ati ariko ntabwo uzi uburyo amafaranga yabuze, ubu tureke gushaka amafaranga, ubu tureke kugira gute, ibyo bintu wivugisha se by'umwana tuzahora dukururana se? Oya, ababizi neza niyo tutakururana dushaka amafaranga, ariko umubano wanjye nawe ari priority. Niba mwarabibonye, kubera turi mu bihugu birimo gutera imbere n'ukundi gusiganwa gutandukanye, gushaka amafaranga birimo biratandukanya abantu. Sinjya nsobanukirwa nimba ari icyaro kindimo, ntabwo mbizi, ariko sinjya nsobanukirwa uburyo umuntu ashobora kumara imyaka 10 aba mu kindi gihugu n'undi aba mu kindi gihugu. Ubwo mubano muba mwumva umeze gute? Umuntu ashobora kugenda kubw'igihe gitoya, misiyo y'akazi, amashuri n'ibindi, ariko ari byo byabaye ubuzima, umwe abiriya n'undi abiriya. Ni ukuri ibyo bintu bifite ikibazo,
nubwo ari iterambere, nubwo najyanye abana kwiga muri Amerika, nubwo nagiye gushaka amafaranga, nubwo umugabo wenda yajya kuyashaka muri Zambia simbizi, ariko icyo gihe umubano wanjye n'uwo twashakanye butari w'ingenzi, amafaranga wabaye y'ingenzi. Kandi ikibazo ngewe nabonye, amafaranga uyabona utagifite abo kuyasangira nabo, haramaze kubamo distance, mubana nk'abashyitsi mu nzu. Imana itugirire ubuntu. Rero kugira ngo ubusabane bwacu buhore bumeze neza, buhore bufite ubuzima, urugo rwacu ruhore rufite ubuzima kandi ruriho, nuko uru rushako rwacu wacu nk'abashakanye uhora ari uw'ingenzi, kundutira ngiye gukora ishyano, kundutira amafaranga, kundutira akazi, kundutira umurimo w'Imana, kundutira ikindi kintu cyose. Kuko nabonye ibyo ngibyo bindi byo kubona amafaranga na ministry n'ibindi byose dukora bibasha kurama kuko bya bindi biriho. Mwarabibonye? Ndatekereza ko Jean Baptiste amenye ko natandukanye n'umugabo atantumira. Antumira? None se ibyo nsoma muri Bibiliya ko nabanye bifite kuki atantumira? Murumva atabandenganyije? Waba undenganyije ubwo? None se ugifite umumaro gituma tubasha gukora ibindi ni iki? Ni umubano wacu na ya mpano Imana yaduhaye. Mureke mwebwe muri hano mwabigize iby'ingenzi tubirwaneho. Imana ishyigikire. Umubano ni ubuzima. Ni living thing. Ntabwo kimeze nk'icupa ngo nzagisiga niho nzagisanga, ntabwo kimeze nk'ameza, gifite ubuzima, kimeze nk'igiti, kimeze nk'umwana, kiravomererwa, kitavomererwa kikuma. Relationship, umubano ufite ubuzima. Uragaburirwa ugatoha, utagaburirwa ukumagara, ugapfa, uranapfa. Tekereza niba gipfa nuko gifite ubuzima, niba cyanazuka nuko gifite ubuzima. Ni twebwe rero tubigiramo uruhari. Ishobora kukumagarana neza ugasanga ubana n'umuntu w'umunyamahanga mu nzu kuko nta kintu murimo kubikoraho. Imana itugire neza. Kugira ngo rero abashakanye bahorane umubano mwiza utoshye, bagomba guhora bagenzura uko bakoresha ibyo ngewe mbona ari iby'agaciro bafite bitagurwa, byitwa umwanya wabo ndetse n'imbaraga zabo. Babikoresha gute? Babishora hehe? Babikoresha cyane hehe? Iyo babigenzuye bituma bamenya ngo ese uyu mubano turimo turawukorera, ese twarawibagiwe waratakaye, bakamenya uko babigenza. Ahangaha nanone twibaza ni izihe pressures z'ubuzima, ni ibihe biduhiga by'ubuzima birimo bihinyuza bituma umuryango wanjye, umuryango wawe ntawuha imbaraga zikenewe, ntawuha n'umwanya ukenewe. Mu bihinyuza rero biratangaje ko ari ibintu byiza bifite umumaro. Harimo gukorera Imana ibitubamo iterambere, ndi mu mashuri nkora akazi mu gitondo nkajya mu mashuri nimugoroba, harimo gushaka amafaranga nimukajya mu bindi bihugu. Nuvuga ngo ni ibintu byiza byunganira iterambere ryacu, ariko iyo tutabirebye neza bihinduka ibihinyuza kuri wa mubano utoshye, bikadutwara umwanya wacu wose. Ahangaha tukibaza ngo umugore wawe cyangwa umugabo wawe afite akahe gaciro mu buzima bwawe? Ese akurikira wa mwanya bya bindi twatondetse, Imana ishimwe ko twabitondetse. Ese akurikira akazi? Mu by'ukuri nuko hari igihe tubyandika ukavuga ati Imana niyo ya mbere, ngewe ni njye wa kabiri, uwo twashakanye ni njye wa gatatu, abana ni aba kane, akazi ni aka gatanu, tukabitondeka gutyo. Ariko muri reality atari ko biri. Kandi tubimenyeshwa n'iki? Naho dutanga umwanya munini aho dutanga umwanya munini, aho dutanga ubutunzi bunini, niho habanza. Ariko tukibeshya tukabigira gutya. None ufata akanya gato wibaze, umugore wawe, umugabo wawe afite agaciro kangana iki mu buzima? Hari ihame rya Bibiliya nkunda, nubwo ritari applied ku bashakanye, ariko reka ndikoreshe. Haravuga ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ni ukuvuga ngo ikintu gifite value y'igitangaza mu buzima bwanjye, umutima wanjye niho uri. Niba umugore wanjye, umugabo wanjye afite value ikomeye, afite agaciro gakomeye mu mutima wanjye, afite agaciro gakomeye mu buzima bwanjye, umutima wanjye nawe azaba awufite. Sinzamuburira umwanya, ibindi bintu byose bishobora guhagarara kubera we. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iri hame ni ukuri, aho ubutunzi bwawe buri, ikintu cy'agaciro muri wowe ni nacyo kizaba gifite umutima wawe. Ahantu handi hamara umwanya wawe, hakamara amafaranga yawe, hakamara ibyitwa byiza byawe byose, atari ku mwashakanye. Uwo mwashakanye ameze nk'aho atabirimo, ni ukuri umugore wawe, umugabo wawe si we butunzi bwawe, nyamara yagombye kuba ari we ukubereye ubutunzi bwawe. Reka ndangirize njye ku kibanziriza ikirangiza. Ijambo ry'Imana riba mu Befesi igice cya 5:25 kugeza kuri 32. Haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Uno rwandiko Paulo yandikiye
itorero rya Efeso 5:25-32 ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Iki kigereranyo kiranezeza kuko mbona kiri mu bwiza buhambaye ngo aryishyire. Mwumvise aho batangiye, bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Arimo araryeza, arimo araryogesha amazi ariyo jambo rye, kugira ngo narangiza rifite ubwiza cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ntabwo Bibiliya inyerera ururimi. Murabona igihe unyerera ururimi ukavuga ikintu kitari cyo, ko kano murakazi ijambo rikagucika. Ntabwo Bibiliya yacitswe n'iki kigereranyo ngo isaba abagabo ibintu bitabaho. Ntabwo byayicitse. Ijambo ry'Imana cyangwa umwuka w'Imana cyangwa roho mutagatifu yemeye ko byandikwa muri Bibiliya bitamucitse. Iki kigereranyo cyahawe. Ushaka kuvuga uti wa mugore urimo uratubonera ni Bibiliya yababoneye, kandi Bibiliya yabonye ko hamwe n'Imana ibyo bintu ku bagabo bubaha Imana. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'abo ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu w'umubiri we ahubwo ugaburira akuya kuko Kristo abigirira itorero. Yawugaburira akawukuyakuya akawugirira neza nk'uko Kristo abigirira itorero. Turi ingingo z'umubiri. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ngo ibyo n'ubwiru bukomeye cyane uvuga nge byerekeye kuri Kristo n'itorero. Ibintu by'ubwiru bukomeye cyane. Iteka iyo umuntu abibye urukundo mu wo yashakanye nawe akamubibamo ibyiza, niwe usarura amahoro, usarura kugubwa neza. Imiryango yose ibanye neza irishimye, kandi imiryango yose ibanye neza itera imbere, kandi imiryango yose ibanye neza izagera ku bintu. Babe bakennye babe bakize bazagenda bigira imbere. Kubera iki? Ubwiru bukomeye bubyara imbaraga. Wumva ufite nk'imbaraga uko ukunzwe, wumva ufite nk'imbaraga zaterura umusozi. Haleluya, abagore tugiye guterura imisozi. Wumva ufite imbaraga zo gukora akazi. Iyo uzi ko uri umugabo ntaga guca inyuma, murareba hamwe, ntiyiba amafaranga, urugo nirwo gushyize imbere, aragushyigikiye. Iyo utashye arakubwira ati nuko cyangwa akubwira ati nuko akiyemo ibyo ubutaha bizacamo, wumva ufite imbaraga. Niyo mpamvu byitwa ubwiru. Marezoma unfortunately ikibabaje abantu ntibarimo kuvoma muri ubu bwiru. Umwe areba iyi undi akareba iyi bagatakaza ubu byara imbaraga. Mu myaka mike maze nshaka baye mike kandi ari ikintu cyose twakoze twaba tuzi kugikora cyangwa tutazi kugikora, tugihuriyeho umutima iteka cyaraduhiriye. Ikintu cyose twakoze tutacyumvikanyeho, ngewe nazamuye umutwe cyangwa twashakanye uzamuye, cyose ntabwo cyaduhiriye. Muzi ko ibyo bintu bisaba kuba abakristo cyangwa abapagani. Ntabwo bisaba kuba mwabisengeye cyangwa mwabisengeye. Gusenga ni kwiza, ariko ubwo bumwe by'umumaro nibwo bwiru abashakanye bavoma zo kumera neza, bakarera abana bameze neza. N'ubwiru bw'ubumana Imana yaremye hagati y'umugore n'umugabo, igihe yareba akavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ubwo nibwo bwiru rero Satani arwanya, nibwo bwiru imikorere y'isi irwanya kugira ngo iducogoze imbaraga, twamura imbaraga. Ubushize nkurikira Iberi yaravuze uburyo umuryango wo muri Amerika wasenyutse. Nimbivuga naburaza kubikosora, ntabwo nagira ubwenge kuvuga Iberi bwinshi cyane, ariko yavuze ku kintu avuga uburyo umuryango w'abirabura bo muri Amerika wasenyutse, ko ibindi byo ubugaragu kuba slaves bitari byarababashije, ariko igihe bafasha abagabo bakabajyana bakabatandukanya n'imiryango kandi irapfana na bugingo n'ubu nyuma y'ibinyejana byinshi, kuko umugabo yatwaye ukwe, abagore basigara batagira, havuka generation y'abana batagira basi. Mu magereza agira imibare myinshi, niba aho ngaho ari bukoreye cyangwa akora ahandi, ariko abuzuye mu magereza benshi, abicanyi benshi ni urubyaro rwavutse mu miryango itagira abagabo. Muvandimwe wanjye uri mu Canada ejo bundi yarambwiye ngo umwana we muto uri mu mashuri baramubaza ngo do you live with your parents, papa na mama? Mbese nicyo gihinduka ikibazo aho umwana yiga ku ishuri, kuba papa na mama utaha kuri kwa papa na mama, kuko none abana ko batarabimenya bumva biri fun. Weekend imwe yagiye kwa mama, indi weekend yagiye kwa papa, abana bato ntabwo baba barakamenya ko biraba ikibazo. Ariko none uwo mwana utaha kwa papa na mama, abandi bana baribaza kuko birimo biragenda bitakibaho. Murumva uburyo isi imeze nabi. Nari muzi ko si ibyo bintu byatwegereye hano iwacu, kandi ko ari byinshi.
kandi mwibuke ko turi abanyarwanda bakenyerera ku bintu. Ni ukuvuga ngo ibitari muri iriya mibare yanditse nibyo byinshi, kuko tubikenyereyeho mu kinyarwanda cyacu, twambara imishanana tukabikenyeraho, tugatahana amakwe. Biratangaje ko umuntu ajyana n'umuntu mu bukwe batarara mu cyumba kimwe, kandi ubukwe bakabujyamo bagashyingura, ibintu bikaba amahoro, kuko turi abanyarwanda. Ubu bwiru rero bubyara imbaraga nibwo Satani arwanya, kuko iyo habayeho uku kudahuza imbaraga zigenda zisha. Reka njye kuko abagore hanyuma ndagize kino gice ku murongo wa 33, kuko bira byose biravuga abagabo kandi birabaha umukoro ukomeye. Ku murongo wa 33 nubwo ari umurongo umwe wahaye umugore umukoro ukomeye, haravuga ngo nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Nagira ngo mbabwire ko iri jambo ry'ikinyarwanda ryakoreshejwe n'izindi version zimwe z'icyongereza zabyambuye uburemere. Kubaha na mwarimu wamwubaha, na boss wamwubaha ku kazi, siko bimeze, yaguhaye amasaha urayubaka. Ariko muri Bibiliya ya King James hakoresheje ijambo ryitwa reverence, niba ariko ndisoma, bimeze nko kuvenera, hafi kuramya, hafi kuworshipinga. Murumva kuri Imana abagore, haleluya. Kristo Yesu akuzwe. Izi za haleluya zimba mbatera ako mwarazimenyereye. Kristo Yesu akuzwe. Abagore reka tuzamura amaboko twenyine. Ni ukuvuga ngo iri jambo mu kinyarwanda ryaravuze ngo kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo. Ariko ugiye muri iyi Bibiliya yitwa King James haravuga ngo the wife see that she reverence, cyangwa reverence, sinzi uko bakivuga. Ariko iyi reverence harimo ikintu cyenda kumera nko kuvenera. Kuvenera bikorwa gusa ku Mana cyangwa ibigirwamana kuba biramye. Mwabyumvise icyubahiro tugombaga abagabo bacu ni icyubahiro cyenda kumera nk'uko twaramye Imana. Mu kinyarwanda bavuze kubaha, izindi Bibiliya zivuga ku respecta cyangwa se konora bakoresheje to honor, ariko ni reverence, ni icyubahiro kirimo igitinyiro. Abagore haleluya. Ni ukuvuga ngo ubundi umugabo wacu yagombye guhinguka, tukava mu myanya, tukava mu byimbo, ibintu bikanyeganyeka. Nibyo Bibiliya yari yaranditse, ariko kubera ko tumumenyereye, bamwe tumazeho imyaka, wanamutera n'ishoti yatinze, hari ukuntu yanakwinjira ntunamenye ko yaje, hari ukuntu yakubwira ijambo. Ariko ubundi icyo Bibiliya yari yatubwiye ni icyubahiro kirimo nk'icyo baha abami cyangwa baha Imana, yaba abagiha Imana nzima cyangwa abagiha Imana z'ibigirwamana. Ni icyubahiro kirimo kuworshipinga. N'ikiri jambo rivuga mu Gifaransa twenze kujyayo havuga kuvenera cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo reference iyi ni icyubahiro kirimo kuramya, ni deep respect, iri very deep. Abagore rero Kristo Yesu akozwe. Umugabo wawe umuhaye icyubahiro bingana iki? Ni umujama, ni mugenzi wanjye, kandi nta kintu bitwaye. Ariko nubwo yankunda akaba mugenzi wanjye, dore ibyo abari mu mwami basabwa, dore ibyo abubaka nk'uko Imana ivuga basabwa. Ibi bintu murabizi ko feminism itabyemera, murabizi ko turimo dutera imbere tukayobora n'ibigo, murabizi ko natwe mu matoro yacu y'inzaduka turimo abapasiteri b'abagore, unyobora umugabo wanjye, murabizi. Ariko mu rugo dore icyo Imana itubwira, ni iki cyubahiro kirimo hafi kuramenya. Ubwo se umuntu uramya wamugisha impaka mu gitondo na nijoro, ukamuhagarara ku mutwe saa 9 z'ijoro ukavuga kiriya kibanza turakigurisha. Ukavuga ati ntituri bwubakire nyoko kuko niba nyoko tutaragiriye. Ntabwo wamuhagarara ku mutwe. Ibyo uvuga byose ni inama nziza, tugomba kuvuga kameme, ntabwo turi mu kinyejana nk'icyaba mama, tugomba kuvuga tukajya inama, ariko ziri mu icyubahiro. Kandi ndahamya ko ibyo bintu tubikoze kuri abagabo bacu bagubwa neza, si byo abagabo? Naza kunkurira cup of coffee. Imana ishimwe cyane. Akanyuma ndarangije, Imana imbabarire ko narondogoye, namwe mbabarire. Akanyuma ni urukundo, love, honor cyangwa and cherish. Ni urukundo rurimo icyubahiro, ariko rurimo no gukundwa akaza. Ariko ubu nudakundwa akaza uwo muntu Imana yaguhaye, ubundi mbwira uzakundwa akaza nde? Uzakundwa akaza nde? Ko ariho honyine byemewe. Mama uramukunda, mushiki wawe ukamukunda, ariko gukundwa akaza bigenewe uwo mwashakanye n'ukuri. Gukuyakuya, kuhagira, kuboneza bigenewe uwo mwashakanye. Mukunde, umwubahe, umukundwa akaze. Ushobora gukoresha amagambo ari positif amwubaka,
ubwira uwo mwashakanye muzi uburyo ijambo rigira imbaraga. Ubu hari igihe umuntu arakazwa n'ijambo gusa, nta rushyi bamuteye, na bosi yakubwira ijambo cyangwa umukozi cyangwa umugabo wawe, ijambo rikakubera ijambo. Ubu harimo n'abantu bananiwe kubabarira amagambo abantu bababwiye mu myaka 10 ishize. Ijambo si urushinge, si igipfunsi, ijambo. Niba ijambo rero rishobora kwica ubuzima bw'umuntu, umuntu akaba yakubwira ati ntacyo uri cyo, ntacyo umaze, ukazarinda usaza koko wajya gukora ikintu ukajya wumva bakubwiye ko ntacyo umaze. Tekereza niba ijambo risenya umuntu, none utekereza uburyo ijambo nanone ryakubaka umuntu. Amagambo meza muyabikiye bandi, yamubwire mu gitondo, yamubwire saa sita, yamubwire nimugoroba, bimere nk'umuti uyamubwire buri munsi, kubera ko amagambo agereranywa n'imbuto. N'imbuto umuntu abiba rwose zikazana impinduka. Wabiba amagambo meza, wabiba ibikorwa byiza, ariko byose bigamije kubaka umuryango cyangwa kubaka uwo mwashakanye. Akanyuma ni ukugumana no kurinda ubuzima busenga. Turi abakristo. Abantu bashobora kugambirira gukora ibintu byiza, ariko nagiye mbona abantu bagambiriye gukora ibintu byiza hagati bagatsindwa. Nigeze kuganira n'umugabo umwe, ise erera by'abana benshi ku bagore batandukanye. Ingamba za mbere yari afite mu mutima ajya gushaka nuko atazigera ababaza umugore we nk'uko nyina yababaye. Ikintu kibabaje, nawe yabyaye umwana hanze. Nemera imbaraga z'ubumana zishobora gufasha umuntu mu ntege nke. Niyo mpamvu mwebwe abagize umugisha wo kuba muri Kristo, ubusabane bwanyu n'Imana nibugira umwanya. Gushaka amafaranga bibitunyaga, kuko hari ibintu ntabasha guhinduka mu ngamba zanjye, ariko kuko negerana n'uwera Imana, kuko negerana n'ushobora byose akampindura. Uwo mugabo yabimbwiraga arira, avuga ati sinari nzi ko uburyo mama nabonye yababaye, sinari nzi ko uburyo twakuze dukennye kandi data ari umukire, sinari nzi ko nshobora kubikora. Satani rero nawe n'umuriganya mubi yogashya, yashoboraga kwitambukira nk'uko abandi bagabo babaye ibirara batambuka ntasiga umwana. Ntibibaho se? Umuntu agatambuka 1, 2, 3, 5, 10 nta mwana yasize, ariko we yaratambutse ahita havamo umwana. Kwibabarira byaramunaniye. Umugore yari ateye intambwe yo kumubara, ariko we kwibabarira akavuga ati ntabwo ibyo bintu singe byabaho. None inshuti z'Imana rero, igicaniro cy'amasengesho, ubusabane bwawe n'Imana, kwizera umwami wacu Yesu Kristo, ufite imbaraga zihindura umunyabyaha rw'imbi, zihindura ingeso zananiranye. Icyo kintu kibi cy'ingenzi mu buzima bwacu. Imana ibahe umugisha.